Sakuru dukurikira kuri Injiza Online TV. Muri ino video reka tugaruke ku makuru y'ingenzi cyane ugomba kumenya ku bijyanye na Pi Network cryptocurrency. Ni kenshi bibaza impamvu Pi Network itaristinze ku ma exchange menshi nk'ayo bita Binance, KuCoin, Kraken n'andi ma exchange menshi tudashobora kuvuga wenda ngo tunayarangize. Ni nayo mpamvu ugomba gusobanukirwa impamvu cyagiye uburyo bwa KYB bwo ku verifying zino business kugira ngo umenye n'impamvu ki Pi Network yange bikunde agaciro kayo kazazamuka. Ni mu gihe byaje bigaragara ko ama blockchain menshi yifuza kwihuza na Pi Network, ariko Pi Core Team yashyiraho uburyo bwo guhuza blockchain yayo n'izi platform mu rwego rwo kugira ngo abantu batandukanye baba pioneers bashobora kubona uburyo bashobora gucuruzamo Pi, abandi babona uburyo bashobora kuvunjamo Pi, yewe nizo platform zibasha kwiconnecta na Pi ecosystem. Ariko Pi Network yaje kubona ko bikunze kuba ikibazo gikomeye cyane ku mining cryptocurrency atandukanye yo agiye kuri cya gice cya mainnet, ko hari zimwe muri exchange zibyungukiramo zikazana ubujura no gutanga amakuru ashobora gutuma harimo aba pioneers baza guhomba umutungo wabo, kandi biturutse muri gukorana na zino exchanges cyangwa se platform zidafitiwe amakuru. Rimwe na rimwe zigashobora kwiba aba pioneers Pi zabo. Urugero, ukaba ushobora kubitsa nka coins kuri platform runaka yakubwiye ko iri buze trading nyine Pi kuko ziba ari nyinshi zitandukanye, ugasanga iyo platform igaragaje amakuru ko iyo wicishemo Pi wenda barakungukira gutya ku kigero runaka, ugasanga aba pioneer benshi bibwa amamiliyoni y'amadolari muri izi Pi zabo. Niyo mpamvu Pi Network yashyizeho uburyo bwihariye bwo gukora audit kugira ngo bwemeze neza ko platform cyangwa se exchange igiye gukorana na Pi ecosystem ndetse no kwiconnecta kuri blockchain yayo yizewe. Ibi ngibi niyo mpamvu turaza kubihuza neza, ni mpamvu agaciro ka Pi gakomeje kuzamuka by'umwihariko. Pi Network ubundi ni decentralized blockchain, ni blockchain yegerejwe abantu, ikora nka business, ifite umwihariko wo kuba irimo iragura ecosystem yayo, aho yashyizeho aba developers batandukanye uburyo bashobora creating apps zitanga service cyangwa se zishobora kuzagenda zifasha mu buzima bwa buri munsi. Izi decentralized application mu magambo magufi zitwa dApps, zirimo izizakora business kuri blockchain, ariko zigomba by'umwihariko no gupasinga icyo bita KYB. Hariyo bita Banksa cyangwa se Bansa, iherutse kuba itangaza ko ishobora gutanga service ku bijyanye no gufasha abantu mu kuverifying ama account no kuactivatinga no kuguha ubundi buryo bushobora gutuma nyine ubasha gukora transaction muri wallet yawe. Iyi nayo yaciye mu cyo bita know your business ariyo bita KYB, ari no mpamvu uzayisanga mu rutonde rw'ama platform yabashiye kubona yongerwa muri za exchanges zigera muri 5 zabashiye kubahiriza ibisabwa. Ndagira nkibutse neza ko zimwe muri exchanges zitandukanye nk'iyo bitaga Bybit, niyo bitaga Binance n'izindi zitandukanye, byagiye bigaragara ko zo zidashishikajwe no kuba zishobora kuri no KYB bitewe nuko ziracyabona Pi kiri kubaka ecosystem itarafungura full open network. Ikindi, izi ni big giant exchanges zibasha gukompeta hagati yazo ubwazo, ariko n'ubundi bitakuyeho ko iyo zibonye project nshije nk'iyi ngiyi ntabwo ari ibintu bibanejeje, kuko nabo bavuga ati ino cryptocurrency cyangwa se ino project ije kudutwara abanyamuryango. Ari nayo mpamvu uzabona hari zimwe muri exchange zabashije gukora icyo bita know your business, zabashije gutanga ibyangombwa zica mu cyo bita nyine audit ikorwa na Pi Core Team ifashwemo wenda n'abandi bantu babashyizweho ariyo bita third party, mu rwego rwo kugira ngo bamenye neza niba project igiye guhabwa uburenganzira bwo kwiconnecta ku muyoboro wa Pi Network yubahirije ibisabwa. Icyo gihe hari amakuru asabwa, hanashyirwaho pages ushobora kunyuramo nk'iyo bita KYB business page. Iyi ngiyi igufasha kugira ngo ubashe kuba watanga imyirondoro yawe, bakuverifying, bakwemeze neza nk'uko uzi neza ko kugira ngo uhabwe coin zawe ugomba kuba warakoze KYC n'izi ngizi kugira uziconnecte kuri chain ya Pi Core Team, nuko bisabwa ko igomba kuba yanyuze muri iki gice cya KYB, mu rwego rwo kugira ngo hagabanywe risk zo kuba Pi ishobora guferinga mwitangirira abantu bakibirwamo benshi abapiyoniya bagatakariza icyizere umushinga. Hashyizweho uburyo bita KYB, aricyo bita know your business, mu rwego rwo kugira ngo
uzabasha gupasinga icyo kizami cyashyizweho cyo gutanga amakuru ya kampani yawe aho iherereye, amakuru cyangwa se repetition ikuvugaho, byose bakabireba neza. Bamara kubyemeza icyo gihe uhita winjira nawe mu gice cyo kuba noneho ushobora gutangira imirimo waje ugaragaza kuje gufashamo. Niyo mpamvu byitezwe ko hari amapayi menshi akomeje kugenda agurwa. Mu gihe gishize haguzwe miliyoni 30 zigurwa niyo bita Bansa, harongera agurwa miliyoni 70, hari n'izindi zigera muri miliyoni 20 ziherutse kugenda zigurwa. Izi ni asset zigenda zigurwa muri ino payi cryptocurrency kandi zituma n'isoko rikomeza kuzamuka. Ubu tuvugana payi rikorerwa mu $, niba uri umupioneer ufite payi zawe ziri locked byibuze nka 500 se cyangwa se 1000, urumva kuri kubara amafaranga afatika byange bikunde. Ni mu gihe tariki 14 Pi Network yavuzeho ko hazasohoka uburyo bwo kwemera amadaps gukora mu buryo bweruye. Itariki yageze ari uyu munsi, ariko nibikuyeho ko amakuru ashobora gusohoka agaragaza n'izindi mpamvu zitandukanye, harimo no kugaragaza noneho uburyo aya madaps ari buze gukoramo. Ibyo byose bigomba kuba bigaragara nyine n'impamvu nyirizina. Twiteze update ziri buze kuba zisohoka. Ikindi ugomba kumenya, hari ibintu by'ingenzi cyane byagiye bigaragara mu kuba business ishobora kunyura muri iki gice bita KYB, ndetse n'akamaro bishobora gufasha aba pioneers, ndetse no gutuma ecosystem ikomeza kugenda ifite uburyo yubakitsemo kandi bwizewe. Icyambere mu bintu byatumye Pi Network ishyiraho ino KYB harimo icyo bita established trust and authenticity. Ubu buryo kugira ngo ma business nyine n'ubundi agaragarizwe cyangwa se abashoramari batandukanye bagaragarizwe by'umwihariko ko Pi atari scam kandi ifite uburyo yubatsemo ibintu mu buryo ari umushinga w'icyizere ushobora no gushoramo miliyoni kandi ukunguka mu gihe waba wiconnecte kuri runo rukuta rwabo rwa blockchain rwubakiwe na ecosystem. Icya kabiri mu bintu bigomba gutuma Pi Network inazamura agaciro nuko ukugushyiraho KYB bizajya bituma zino project zibashije kuba za passinga KYB cyangwa se kuziverifying abari amakuru yazo ko zizajya zifite ubushobozi no kwiconnecta kuri ya wallet ya Pi, by'umwihariko no kujya transaction bakoze igaragara ku rukuta rwa blockchain. Ni ibintu byubatswe kandi mu buryo bugaragara ko abashoramari benshi mu minsi imbere bazagenda bitabira ino project ya Pi Network. Ikindi, business ibashe kwiconnecta ibigomba kwihuza n'amamiliyoni y'aba pioneers bari muri ecosystem bitandukanye n'izindi project zitanga cryptocurrency, ugakora KYC bakahita batangaza exchange bagiranye amasezerano nazo, ndetse bakahita batangira no gutanga coins. Ubwo nyine bikaba birangiye gutyo. Hari na exchanges zitandukanye ziba zitaranemejwe zo zitazitira ko zizaristinga abantu bakabitsayo bakahita bahombiza coins zabo. Ubu tuvugana gushobora kubitsa muri Bybit kubera ko Bybit ntabwo ifitanye imikoranire na Pi Core Team. Ni unagiye kurebayo ya smart contract iranga ino coin muri Bybit nayo hasanga n'izindi exchange zitandukanye. Ibi bigatuma Pi Network ikomeza kugirirwa icyizere n'imishinga itandukanye n'ibigo bitandukanye bizagenda bibona ko bishobora kungukiramo gatuzi. Ikindi ugomba kumenya nuko izo bitango za Theoretic Zipto app nyo zose zabashe kuba za completinga KYB. Zipto app ya completinze KYB, ndetse niyo bitango Theoretic iyi nayo nuko. Izo zose biragaragara ko zamaje kwemezwa mu buryo bwo kuba zizatanga serivisi zitandukanye, yewe zikaba zizanakomeza kugenda zapudetingwa muri Pi ecosystem. Sibyo gusa, hari n'izindi dApps zizagenda ziza nyuma n'izindi platform nubwo zitarabaho, ariko nyinshi zitegereje ko Pi Network ishobora gutangiza nyine full open network muri kuri kwezi kwa gatandatu. Bikaba bishobora no gukururira abashoramari icyizere noneho kiremereye cyane gituma noneho bitegura noneho kwihuza na Pi mu buryo bweruye. Menya neza ko muri zimwe muri business zabaye verified z'ama exchange dufite yo bita Mexic Global, Gate.io, Bitget na Pionex na OKX. Yes, izi ni exchange 5 ariko zizagenda zinyongeraho n'andi madaps n'andi ma platform. Niyo bita Zipto app, harimo niyo bita Bansa nayo yabashe gucompletinga KYC. Yes, yabashe gucompletinga icyo bita KYB.
Menya neza ko impamvu nyirizina ndetse n'akamaro ko kuba izi KYB network ziri muri ecosystem cyambere nuko zitanga umutekano, icya kabiri zigabanya icyo bita scam, icya gatatu ziba ziri gukora mu buryo bwizewe aho umuntu ufite coins zize muri izi exchange adashobora kubyuka mu gitondo ngo asange bari kumubwira ko atabasha kwinjira muri platform ye. Izi zifite license zo zizemera yuko zigomba gukora ibintu mu buryo bwo kwirinda nyine scam, ndetse zifite n'amakuru menshi cyane ziba zaragiye zigaragaraho ko ari platform zikomeye kandi zizewe, zifite ba nyirazo bazwi. Atari za platform nk'iyo bitaga ngo Aten peer to peer platform, ugasangira kubwiye ngo bitsa turi kugura, wamara kubitaho kuzikuraho bikahita biba ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo benshi barabizi. Ubu aka kanya butuvuga niyo Pi Network itaza kugaragaza ko hari KYB business platform, izi nyine exchanges n'ama platform hari yizewe. Ubu tuvugana iriya bita Aten platform yako imaze kwiyama miliyari menshi y'ama coins z'aba pioneer. Impamvu yaciwe intege no kubera iki? Iyo yagaragazaga ko ishobora kukugurira coins kandi ikakwereka igiciro cyiza kiri hejuru kikuri bugukurure kuko kubitsa muri platform yabo, ariko ukigezayo coins zawe rwose kuzikurayo nibyongere gukunda. Iyi ni nayo mpamvu Pi Network byose ihanganye nabyo. Ubu tuvugana akabara ama platform menshi abwira abantu ko abagurira, ariko Pi Network kuba yashyiriraho buno buryo bwa KYB byahise bigabanya icyuho ndetse n'ubujura bwari bukomeje gufata ya mbere mu kwiba abantu ba pioneers batabisobanukiwe bashaka amafaranga. Ikindi ugomba kumenya, KYB vs KYC bitandukanira hehe? KYC ireba umupioneer ku giti kiwe cyangwa se abantu runaka binjiye muri umushinga aho baba verifying identity, passport, driving license, yewe ibyangombwa nk'ibyo nibyo ba verifying, ugatanga icyo bita personal information, bakazigenzura babona koko uri umuriyo user, umuntu nyine ufite amakuru, aho bagufata liveness track bakakwemera ko ubaye umuntu nayo wihuje muri ecosystem. Ariko menya neza ko KYB cyangwa your business yireba neza amakuru by'umwihariko y'umushinga wawe, bakawugenzura bavuye mu zindi muzingo, bakamenya ukora iki, uherereye he business yawe, ifite ibihe byangombwa biyemera gukora, ese repetition amakuru yayo, ese yagiye ikora ibiki, bakareba ibintu bitandukanye. Ibyo byose bikaza gukonfirma ko noneho yo KYB yemejwe, nyiri business aremejwe hagendewe ku makuru yose barebyo. Ikintu ugomba kumenya, Open Network Full cyangwa Open Mainnet Full ubwiza biri kubaho, hazakomeza n'ubundi kubaho KYB mu rwego rwo kwirinda ubusikama kuko umaze gufata indi ntera. Ni nayo mpamvu ugomba kumenya ko Pi Network yo ntabwo izigera uruhushya exchange runaka ngo tulistinge itanyuze muri KYB. Bivuze ngo wifuza kungukira muri Pi azanyura mu cyo bita KYB. Okay, ni nayo mpamvu muri no video y'uyu munsi twakomeza kukwereka neza amakuru y'uburyo ibintu tubibonamo mu bijyanye na ya KYB yarabayeho, ndetse n'impamvu ibi bizagenda bifasha abantu kwizera Pi bituma izamura n'agaciro. Aya makuru yakwerekaga neza uburyo ki ugomba kumva ibigendanye na KYB, impamvu yayo nyirizina n'uruhare rwayo mu kuzazamura agaciro ka Pi mu minsi iri imbere. Niba uri n'umupiyoni ufite Pi zifunze, bizakurinda yuko ushobora kuzigurishiriza kuri platform ya scam, bizakurinda ko ushobora kuba watangira kumva ko utari kubasha gusobanukirwa exchange yizewe n'itizewe. Bivuze ngo exchange zizewe Pi yazishyize hanze. Muri make no gufata inyanya ziboze ukazivana mu nzima kugira ngo bitazitwe ngo exchange ziri kuri listinga Pi, ugasanga ujyanye n'urugero coins zawe kuri exchange runaka, n'urugero wenda yavutse nk'iyo bita coin scroll cyo yizijyanye no ku yindi exchange runaka itazwi yewe irimo iriyubaka, ugasanga Pi zawe ukizibitsayo kongera kuzikurayo ntago biri bukunde, uhombye amafaranga arenga 100, uhombye amafaranga arenga 400, kandi ari ibintu bibaye mu isegonda rimwe kubera kutabasha gusobanukirwa nizihe exchange zizewe nizihe zitizewe. Okay, ino video yagombaga kukongera kwibutsa neza ko mu gihe wifuza kumenya exchange zizewe unyura muri page bita verified KYB business. Aho ngaho niho tubona za exchange zizewe ku buryo ushobora no kuzifunguramo account ukabitsamo Pi zawe.
Yes, wibuke kandi subscribe mu gihe dushyizeho amakuru azajya kugeraho nk'ibisanzwe.